ngo abavixen ngiki ngo n'ubundi ngo mujya mu ndirimbo mwambaye ubusa ariko rwose ngo ya mpano kuba yafashe uriya mukobwa w'umuvixen urumva ninde umurusha kubwerekana ariko uwo ngo se muhungu ku mavideo call na ndakora ko ntakubwira wibeshe ukavuga se mungu nabi nakugurukana bure twumvikane wibaye ntabwo muvuze nabako nawe yatuvuze vuga ya mpano waguze n'igi telefone kibi nka cya kindi cyameze ukuntu kiri gufotora oya ntabwo wabinkora Godfa iyi ngiyi noneho nimbi kurusha ya yindi Yesu umwami umva rero nagifotora neza garuka kuri ya mpano ngo ni uburenganzira bwo gufotora ngo vixen ngo n'ubundi ngo bari indaya ngo kazishyira muri ntuza byambabaje Jessica iri gufotora uzi impamvu cyabona agasura kawe oya bashu ifotora neza nuko ikiri nshyashya haracyariho yashashi ntago nari nakayomoraho yashashi nyine nshyashya nyine niyo mpamvu ngaho ivaneho ndeba kuri ibandi kanyivaneho maze nyivaneho ko ndibandi wajya umbabarira wa mugabo Musamaraya yaba musamaraya ni umusamaraya cyane umusambanyi ni kwisobanura mugabo mutazi ngo bimeze bite ya mpano bari kumaza kwereka wakoze uko ushoboye Jada agasohoka muri gereza ko ndiko kukubwira ya mpano bamaje ngo nukubera icyo washize umukobwa w'abandi hanze ngurani indaya ngo bavixen ngo n'ubundi ngo bareba mu ndirimbo bambaye ubusa umvaye ariko mana yanjye abo ndura mungu kari mubi mumukundira iki mu wigi bamukundira iki kari mubi ntabwo uri gufokasinga ngo n'umanzi uze kuri kamera oya ndimo nyine ndakura ishashi umva nakagira unsakuriza ngo phone nani soni muzangurire phone se nta phone zanyu nyeneye nge nzajya ngenda umugore wigira ndigira nge nago abashuga dadi bangurira amafone cyangwa ndigurira buri kintu cyose nge nimenyera buri kimwe ndi umukobwa wirwanyeho urumva nakagira umuntu uzetu uzana ubugamba ngo Jessica ngambo bomwe se dore mana we iyi phone nayikuyeho yashashe umeze nka pifra nene ndi kukubaza ya mpano we yavuze ngo pifra sanje mumbwire iragaragara neza cyane ko mbizi mugira amagambo wanze mumbwire mumbwire gambwira mbwira twivugire ya mpano waravuga ko aba vixen ngo muri indaya ngo kuba yafashe umu vixen akamwambika ubusa akashyira kuri kamera ngo n'ubundi musanze muri indaya mugenera ubutumwa nk'umu vixen vugira aba vixen bagenzi bakura abakobwa yarenganijwe ntago turi indaya pe ntago turi indaya ahubwo twebwe abahanzi turabima ahubwo kiriya gikobwa banze cyasinze cyanyweye ibiki akenshi nyine urabona dukunda kujya mu maklipe atandukanye hari ukuntu nyine umuhanzi urabona ukuntu muba mwakoranye klipe nyine bikagusaba nyine nko guhindura nyine imyenda nk'inshuro nk'eshatu urumva nyine ubuhindura wongera ugaruka areba imiterere yawe yakitinga gukoraho ubwo nyine ndavuga ibihanzi by'ibigoryi nyine nk'ibyo ngibyo ngo ni bya yamana ubwo rero ahita akubwira ngo none se wamaye so nyine iyo uri umubebe nyine w'umusirimu uramuhakanira ukamubwira ati njyewe nazanywe n'akazi nakarangiza ukanyishyura nkigendera uwo niwe mubebe nyine w'umusirimu nawe nyine n'ubundi umuhanzi w'umuhaye uri kumva aragenda akabwira abantu bose ngumva ngo karaga kabebi ngo mujye mugaha akazi ngo gatanga n'ibintu ntabwo aba ari byiza nyine tu umubebe nk'ubu ngubu njyewe like ku myaka yanjye nifitiye nyine 28 sibyo
ubu ngubu ngewe na n'ubu ndacyajya muri clip bro, nzagira na 30 nyijyamo na umfa, nitaye ku magambo yanyu muvuga, nitaye ku busutwa n'ibiki byo ntabwo babindeba. Buriya comment akenshi zatuma n'umuntu asara kandi yari muzima. Ni ukuvuga ngo njye nagiye muri clip z'abahanzi bose abenshi bo mu Rwanda, benshi baranapfuye, bagiye ba Bani Boys. Godfather, impamvu Jessica ari kuvuga gutyo nuko ya mpano yanze ko ajya muri clip ye, niba bari kumuvuga nabi. Abo Jesse clip y'ura muhungu na ariko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kira ni igiki nasubona banagiye muri clip ya Bruce Melody, nkajya muri clip ya Afrique isotse ejo bundi nanubwo iramara n'amezi 2 isotse ya Afrique, nkajya muri clip ya bande bose ba Jay Polly iyi mbobo dore no kuntu kimeze nk'igitwa mu izina rya Yesu, wajyana igisimba. Okay, see the face, reba face ni yanjye. Uru ruhungu rumeze gutya nk'urutwa ipunda kuvumye mu izina rya Yesu. Nge sina wiburi su ya membanga yabo ibaza umuntu wananiwe guhereza paza amafaranga, ubu ngiye yanyishyura iki muri video? Mbabara ubwikintu yanyishyura yamica afite iki? Ngiye clip njyamo abarizi ugenda baze Bruce Melody muri kungora y'amaye miliyoni y'amanyarwanda, ndagenda nshaka ababebi b'ababyinnyi bagera nko mu 10, urumva? Ndabambika imyenda nyine yo ku mazi, wabonye twakoresheje amakariso, sinzi nimba barabibonye. So rero miliyoni ubwo guhemba n'ababyinnyi no kubategera no kubagaburira n'iki, kwa kenshi nakoranaga na Titi Brown, nasaguyeho nka 500 cyangwa 600, kwako ngenda umuntu mwiza. Iyo naguhamagaye muri clip nyine urarya uranywa. Bano bose ba Divine bashakira ututwana twejo bundi twazamutse twifuza kuba nkatwe, uri kumva neza? None se ngamba barumbwire clip ya Yamano najyamo ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kare ni nawe muhanzi wa mbere nanga mu Rwanda. Yamananda kwanga sha sinzi pe, nago navuga nk'impamvu nkwanga, mbona uri ikigoryi. Ejo bundi nagiye kubona ngo ni umuhanzi w'umunyarwanda yifata video ari kuvuga ngo ngenge iyo maze ngo kubikora, ngo maze gukubita umupuri, wumva ngo ndananinya umuntu w'umugabo. Sinzi muri comment nimba ko kantu mwirigize kukumva ari kuvuga kanya mu buriri, umuntu w'umugabo ungana gutya yarabivuze do ndagatwe karayimana. Ubusi iki ngiki naza kukibeshyira hanga ngo bimarire. No ndavuga se umuntu w'umuhanzi uvuga ibintu byo kurinya mu buriri uyuzuye mu mutwe. Ama interview nyine n'abantu abanyamakuru n'abagome, akagenda akagufatisha ibintu nyine ukatanga interview ugashyiramo ibintu by'ubugoryi bikata bigira hiti, akaba ari byo bapostinga abantu bose. Iki gihugu ni ikigoryi, ni impano nyine afite impano yo gusambana, n'isindi impano afite ni ntabwo umuharabitse ibyo bintu yarabivuze nganya mu buriri. None se ubu namubeshyira muri comment? Nta muntu wabyumvishe. Mugende murebe muri interview ze utuntu twayitinze cyane ako kaboro gasongo yena yarabivuze kanya mu buriri do yarabivuze. Rero niyo mpamvu mwese mwese uyu muhanzi afite ubwenge mu mutwe, nyamara umuhanzi ntabwo yuzuye mu mutwe. Cyo nzi cyo ibi ngibi bari kuvuga ko wagerageje kumuhamagara umushaka kugira ngo ujye muri clip ye akabyanga, ari bwo burakara ufite n'ibyo sibyo. Umva iyo mbobo itana umva we Yamano, ahubwo mbanze nkurabura utanamumeka ngiye Jessica, kuko nge nakubaga nkakubagana na nyoko, uri kumva? Ntuzane nk'umubyeyi, ntuzane nk'umubyeyi, vuga we wenyine. Ugira nimero ye nyine? Nge bundi nari nzi ko ari umutinganyi imbere agitangira kuririmba, nyine yarameze nk'ikigoryi, bakamufata amavideo ari kuvugana n'abagabo bo hanze yambaye ubusa. Abantu benshi bari bazi ko ari umutinganyi, uri kumva? Niyo mpamvu ari kugaragaza Yamano yo gusambana cyane. Imana ndamwiyana. Abantu benshi nubwo bari bazi ko atereta abakobwa kubera kutobora amazuru. Atangiye gutereta abakobwa abonye amafaranga vubanga. Mbere nako nyine bundi mbere nyine yateretswaga n'abagabo b'abazungu. Oyaze bakavuga n'urero rurimize. Nago nwite mane nwite ikisenge, iyi sura yanjye urabona imeze nkaho twite niko baza yatitana n'abazungu.
Ye bakavuga icyongereza cyarakiza ko nta kigandazi. Umuntu w'umugabo utazi ikiganda. oya se kandi neza umugabo umugabo wese aba agomba kumenya ikigande. Oya kenshi nyine. Yega i Bugande nyine narwaye grippe ziranyishe. I Bugande